shimwa mana waradutabaye, we wadukuye mu maboko ya Farawo. Shimwa mana waradutabaye, wadukuye mu buretwa bwo kwa Farawo. Shimwa mana we waradutabaye, we wadukuye mu maboko ya Farawo. Shimwa mana waradutabaye, wadukuye mu buretwa bwo kwa Farawo. Haleluya. Shimwa mana waradutabaye, we wadukuye mu maboko ya Farawo. Shimwa mana waradutabaye, wadukuye mu buretwa bwo kwa Farawo. Haleluya. Iyo shimwa Yesu we warantabaye, wewe wankuye mu maboko ya Farawo. Shimwa mana waradutabaye, wadukuye mu buretwa bwo kwa Farawo. Aye mana uri mana, mana uri mana, 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 mana uri mana, mana uri mana. Ugira neza mana, ugira neza Yesu we, mana uri mana, mana uri mana, mana uri mana. Ushobora byose, urarinda mana we, mana uri mana, mana uri mana, mana uri mana nzima, mana uri mana ikora, mana uri mana, mana uri mana. Uzikurinda mana we, uzikurinda yewe mana, uzikurinda waraturinze, uzikurinda iki gitondo, uzikurinda ugize neza, uzikurinda, uzikurinda mana we, warinze abantu, uzikurinda ukibarinda, uzikurinda urabarengeye, uzikurinda mana we, uzikurinda mana we, uzikurinda mana we, uzikurinda mana we, uzikurinda. Amen. Mwaramutse, Yesu ashimwe. Igitondo cyiza aho muri, data zikurinda, yaturinze, ahimbazwe. Uyu munsi rero turasenga dushima Imana. Ushima Imana kubw'ubuntu bwo kubyuka amahoro. Ushima Imana kubw'imbabazi zo kuba tukiriho. Ushima Imana kizi kurinda. Ushima Imana ko yabaye Imana muri iri joro, ko yabaye Imana. Ushima Imana ko yadukirije amaboko y'Abafarawo mu izina rya Yesu Kristo. Ushima Imana. Haleluya. Papa turagushimiye, dushyize hejuru izina ryawe, icyubahiro ni icyawe gusa. Uri Imana yatubyaye, utugirira ubuntu. Uri Imana ituzi, uri Imana itwitayeho. Uri Elohim, Imana irema. Wararemye mwami bibaho, wararemye ugira neza. Uri Imana ishobora byose, Elishadai. Turagushimiye ushobora byose, ugashobora n'ibyo abana b'abantu batashobora, ugashobora byose, nta na kimwe gisigaye. Haleluya. Ushimye Imana. Turagushimiye uyu munsi, turagushimiye imbabazi zawe, turagushimiye iki gitondo, turagushimiye neza, turagushimiye kuzikurinda, turagushimiye atari wowe ibyacu biba byarahindutse, ibyacu biba byaracecekera, atari wowe tuba twaribagiranye. Ariko ushimwe Imana, habwa icyubahiro mwami. Izina ryawe ni ryiza mu isi yose. Amen, amen. Rero uyu munsi turasengera abana, turaha abana amagambo y'Imana, kandi tubasengere abantu batureye ibyiza, abana bawe. Niba kandi uri bwumve iyi video cyangwa iyi audio nta bana ugira, ufatanye n'abandi bafite abana. Ni mu muryango wawe harimo abuzukuru, abana ba mukuru wawe, abana abuzukuru banyu, ubasengere mu rukundo, ubereke Imana, ubarindishe mu maraso ya Yesu Kristo. Batureho kuba abana bazima, ko abana bahesha Imana icyubahiro mu izina rya Yesu. Dufite ibyanditswe bibiri. Icyanditswe cya mbere kiri mu Baheburayo 2 umurongo wa 13. Abaheburayo 2 umurongo wa 13 haravuga ngo, kandi ati
nzaba ariyo niringira, kandi dore ndi hano njye n'abana Imana yampaye. Hano ngere nsubiremo, aravuga ngo kandi ati nzaba ariyo niringira, kandi ati dore ndi hano njyewe n'abana Imana yampaye. Umutwe w'amagambo w'iri jambo hano dusomye mu Baheburayo 2 umurongo wa 13, umutwe w'amagambo waho uravuga ngo icyubahiro Imana yahaye abantu kurusha abamarayika. Bakavuga icyubahiro Imana yahaye abantu kurusha abamarayika, batangira bavuga iby'abamarayika n'ibyo bakora n'iki, hanyuma bakaza kuvuga iby'Imana yahaye abantu. Aha rero uyu muntu yarashimye kuri 12 yarashimye, aravuga ngo nzabwira bene data izina ryawe, nkuririmbire ishimwe hagati y'iteraniro. Hanyuma rero akakomeza avuga ngo nzabwira bene data izina ryawe kuri 12, izina ryawe nkuririmbire ishimwe hagati y'iteraniro. No 13 niho yahise avuga ngo kandi ati nzaba ariyo niringira, kandi dore ndi hano njyewe n'abana Imana yampaye. Uyu munsi bwira Imana ngo Mana narinje njyewe n'abana wampaye, ndakwiringiye Mana njyewe n'abana wampaye, turagushima Mana njyewe n'abana wampaye. Ukamubwira ati Yesu ndagushima iki gitondo kubw'aba bana, ndagushima kubwanjye ko wangiriye icyizere ukampa aba bana, ndagushimira kubw'umuryango wanjye niba nta bana ugira ko watugiriye icyizere, twaba dufite abadukomokaho, tukaba tutazashira ngo usange igisekuru kirarangiye, ahubwo uri kugenda uduha umugisha w'abadukomokaho, cyangwa se ugasanga abantu babayeho barashize. Ni hoya, ahubwo twebwe watugiriye icyizere uduha aba bana Mana. Ushimira Imana kubw'abo bana. Uyu munsi ni icyo tubwira Imana ati Mana abana bacu ubuntu bwawe turi hano turakwiringiye nibubabeho. Nzabwira bene data izina ryawe, kandi ati dore ndi hano njye n'abana Imana yampaye. Ushima Imana kubw'abo bana. Abantu basengera ibyiza, abantu batureye ibyiza, ubavuga mu mazina buri wese uko ufite benshi uyatondeke, wemere wicare ubitondeke, ubibwire Imana neza ukuntu yiringiye, ukuntu yizeye, ukuntu yitegereje, ukuntu uri kuyishaka, ukuntu nabo bana Imana yaguhaye. Murindiriye Imana, mwizeye Imana ngo njyewe n'abana Imana yampaye. Ntacyo twakwiha, Imana niyo itanga urubyaro. Elohimu, Imana irema. Haleluya. Imana irema mu nda abantu bakabyara, Imana irema ibitariho bikabaho abantu bakabyara, Imana irema ikavuga ngo runaka nabeho umuntu akavuka. Ni umugisha. Irindi jambo rya kabiri riri muri Zaburi 127 umurongo wa 3 kugera ku wa 5. Reka nsome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo dore abana ni umwanda uturuka ku Uwiteka, imbuto z'inda nizo ngororano atanga. Kuko imyambi yo mu ntoki z'intwari iri niko abana bo muri ubusore bamera. Hahirwa ufite ikirimba kibuzuye, abameze batyo ntibazakorwa n'isoni uko bazavuganira n'abanzi babo mu marembo. Amen. Imana ishimwe. Ubwire Yesu ati Yesu abana ni wowe ubatanga, ati papa ni wowe utanga abana, n'umwanda uturuka kuri wowe, ni wowe utanga umugisha w'abana. Haleluya. N'abana narimbazanye imbuto z'inda ni ingororano utanga, atuite niwe wangororeye umpa abana. Narimbazanye ndabashinganishe mu maraso ya Yesu, bashinganishe ubashyire mu maraso ya Yesu uyu munsi, ubatwikira iminsi yabo yo kubaho, uyirindishe mu maraso ya Yesu. Ejo habo hazaza uharindishe mu maraso ya Yesu. Ku manywa na nijoro ubasengere bamenye Imana, ubasengere ntibazakorera izindi mana, ahubwo bazakorera Imana yacu yo mu ijuru, ya indi yaduhaye Yesu Kristo wazutse. Nk'uko imyambi yo mu ntoki z'intwari iri niko abana bo mu busore bamera.
haleluya haleluya haleluya. Abana bacu baba intwari, abana baba imyambi turashisha, abana baba abana b'icyitegererezo, baba abana b'umumaro, baba abana b'umugisha, baba abana bubaha Imana, baba abana beza, baba abana b'abanyabwenge, baba abana bariho uburinzi faveri y'Imana, baba abana inzugi imiryango yabo y'imigisha yabo n'inyenyeri zabo zake byikingure, kandi buri kintu cyose kibere muri sezo Imana yagishyizemo. Ntagire umwana ukererwa, ntagire umwana udindira, mu izina rya Yesu Kristo. Ngo hahirwa ngo ufite ikirimba kibuzuye. Haleluya 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 haleluya. Ngo abameze batyo ntibazakorwa n'isoni. Haleluya. Ngo ahubwo uko bazavuganira n'abanzi babo mu marembo. Ni ukuri Uwiteka turamushimiye, we uteturura agatanga abana, we ugira neza akagaragaza imbaraga ze akarema, we udesida akavuga ngo reka runaka beho, reka uyu mwana abeho, reka reme amureme abyarwe na runaka. Ni imbabazi z'Imana, ni ubuntu bw'Imana. Imana ishimwe. Abana twibuke tukubasengera, ubatureho guhirwa ku ntara abahirwe, wahirwa ikirimba kibuzuye, batubera umugisha, babera umugisha itoro, babera umugisha ibihugu barimo. Buri wese ahantu ari uyu munsi, iki gitondo, usengera abana bawe, usengera abana ba mukuru wawe, ba musaza wawe, abana bari mu miryango, abana b'imfubyi niba bafite urera urihira, mu izina rya Yesu Kristo ubasengere. Abana b'abakene ubasengere, ubibuke. Abana muri iki gihe, umuntu wese ahari n'uzumva iyi video cyangwa se akareba iyi audio, nako akareba iyi video cyangwa se akumva iyi audio, azibuke gusengera abana. Turi mu gihe abana bagomba gusengerwa mu isi y'umwuka, nicyo kirimo ko abana bagomba gusengerwa. Abana ukabarinda mu mashuri kugira ngo bige ibintu bizima bitava ku mwuka wera w'Imana. Imana igitabara abana bacu, kubera ko ibitava ku mwuka wera w'Imana ni byinshi, ariko umwuka wera w'Imana n'abana nabo nitubasengera n'ukuri, ibyo byose bizagenda bivaho, bikurwaho n'imbaraga z'amaraso ya Yesu Kristo. Reka dusenge. Mana turagushimiye, tuzanye abana bacu Mwami, turabazanye mu buryo bw'umwuka, nubwo ari abo tutari kuba tutazindukanya ngo dusenge, ariko ubibone Mwami, turi hano n'abana bacu, imitima yabo turayizanye, tuzanye abana Mana. Bana n'umwanda uturuka ku Uwiteka, niko Zaburi yavuze, ng'imbuto zo mu nda nizo ngororano utanga. Turasenze Mwami, aba bana barindwi, abana bagirira imbabazi Mwami, abana turabihani muri asiranse y'amaraso ya Yesu. Wabarira ikibi cyose, wabarira ubupfapfa bwose, ubababarire. Abantu bababarire Mwami, ubababarire Mwami, ubababarire, ubagirire ubuntu Mwami, ubagirire imbabazi Mwami. Mu maraso yawe Yesu bakureho urubanza rwose rw'ibyaha. Abana baba amahoro Mana, abana barindwe ku manywa na nijoro, abana basinzire, abana baruhuke, abana bagira ubwenge, abana bagira impano zabo zikore kandi zigende zikorera muri buri sezo washyizeho, muri buri gihe wasizeho Mwami. Mu izina rya Yesu turabasengeye kuba amahoro, turabasengeye umunezero, turabasengeye kumva no kumvira, turabasengeye kugira ngo inzozi zabo bazigereho Mwami, icyo bavuzeho bakigereho Mwami, bageraho wateganije Mwami, muri destine yabo Mwami, bagereyo bagushime, baguhimbaze Mwami. Abana Satani yayobeje ubagarure Mana, abana Satani yararuhije ubaruhure Mana, abana bari barwaye ubakize Mwami. Abana bacu Mana turabazanye, ubarinde akaga n'amakuba, ubarinde amajya n'amazi, ubarinde ikintu cyose cyabahigaga, ubarinde hafi na kure. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu bubasha bwa Yesu, mu mbaraga za Yesu, mu gukora kwa Yesu, mu kugira neza kwa Yesu. Oh haleluya. Abana Mwami bamererwe neza Mana, abana bagira ihumure, abana bacu buzuza amahoro, ubuzuza amahoro Mwami, ubiyigishirize Yesu, ugumye babeho Papa. Turagushimiye kubw'abana uyu munsi, natwe kandi uturinde twebwe wahaye abana, dukomereza amaboko, turisengeye uyu munsi Papa, utubone, utwishimire, tubashe gukora
uyu murimo wo kurera neza. Uduhe ubwenge mwami, mwuka wera udufashe mu kurera mu gihe gisa nk'iki mwami. Imbabazi zawe zitwomeho, ugendane na buri umwe wese uyu munsi mwami. Wumve gusenga kwacu, dusengera abana twatuye umugisha, turi hano uyu munsi, twe n'abana waduhaye Mana. Imbere yawe umunezero ugwire, ibitava ku Mana bubizwemo mu ruhande rwacu ndetse n'urw'abana. Twatuye imbabazi zawe, zomatane na buri saha ya buri munsi, zomatane na buri munota wa buri munsi w'uyu munsi mwami, byomatane mwami Yesu na buri tierise y'uyu munsi, uhereye none n'ibihe bidashira. Urakoze mwami wanjye, amen, amen. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Mama Ebenezer. Shalom, shalom. Mwibuke mukore subscribe, sabone. Yesu ahabwe icyubahiro. Bye.